ntangire ntangaze vuge ngo ijuru rizi kugira neza kuko biravuga ngo abananiwe guterana ngo bararimbutse ariko kuba mwebwe umugoroba mwawufashe kugira ngo mwicare hano mutice kuri kaoshi cyangwa mwicare kuri kanabera cyangwa kuri simba hakika ya Mungu ndabarahiriye uyu mugoroba Imana irakora igitangaza ndabishimiye mwese mumfashe dushimira leta yacu y'u Rwanda kutwemera tugaterana kandi tugaterana turi simati ibintu byose biri simati hanze hari simati mu rusengero hari simati amashimeshi dushira hanyuma munemerere twakira abadukurikiranye online nabona abantu beza kuko hari ikintu kigera ku bintu bitandatu mvuge bibiri gusa ikintu ca mbere kubona bakugana ikintu ca kabiri umuntu kugushigikira umuco wakoze nukuvuga ngo uyibona bakugana sase 2 ukabona abantu bashobora kurekura amafaranga bakagushigikira mu gikogwa ubo warakoze abo bantu nushobora uzabandike muri agenda nutabishobora bashire muri upside yawe uzubarebera igihe uzoza usenga cyose uvuge ngo mana abo bantu barashigikiye kuko ndi wihagisha umumotari akeneye umuntu atwara habe n'umuntu ucuruza inyanya akeneye umuntu umubwira ngo nangahe n'ucuruza intoryi nawe akavuga ngo sinangahe hanyuma inkono nayo ikakira ibyayo tibirekera aho ngaho ababirya biteka umuntu umwe ariko twahurira ku meza turi abantu bamwe n'ibikara bagira apetinishi abandi narimba kumbuye nitwa Matayo nta mahizi muhoza Suruwe tegeka byose biremera Suruwe amashyiga usabuke turimo gusanya ibintu hanga ijuru gambe niyambe yaramukunda kandi yazaga amuvuga buri gihe cyose ariko Imana kubera ko Imana niyo nkuru twongeye kubwira ngo pole sana wongera ukomere ngira ngo twese niko kugira ngo wenda tubigaragarishe uburyo bumwe twese munyemere dushira amaboko hejuru tumubwira ngo pole kabisa wongera umve ko turi kumwe kandi Imana yamwijije gukomeze kandi Imana yamwijije kugiriye neza ndabizi kugifite abandi bana yagusigiye n'abandi ibyo byose turi kumwe rero urakaza n'Imana yamwijije umugisha uko Imana igutegeka kudugaburira ijambo ry'Imana niyo uzi gahunda ufite urakoze icyambere tabwuzubesha oya icyakabiri ubwimbabazi icyakatatu ijambo ubwiyubwayo rikurikirane ryakigihumbi icyambere Imana ndabwibesha icyakabiri icyakatatu ijambo agacu ko guhindukana agacu ko guhindukana agacu ko guhindukana
agacu agacu hakuindukana agacu ikaze mwami Imana uyu mugoroba w'uyu munsi wa none watwemereye ukatugirira neza umugoroba tutazongera kubona wabaye umugoroba umwe bibiri ivuga ngo mafiya ni musi uragaragara umugabo witwa Eliya ngo amaze gutarama igitaramo kandi yitwaga ko ari umuhanuzi w'uburakare uhora w'amategeko agitarama igitaramo uracumva uramubwira ngo Eliya ubwo abatipe bubatse ibicaniro nawe genda wubaka igicaniro ikindi gicaniro kiri ahangaha igicaniro cyo kubohora abantu bafite ibibazo kigatanga ubwenge ku badafite ubwenge kigaca inzira atari inzira uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ugaragare ntaba ari twe ari wowe uhabwa icyubahiro wakati mwingine ndugu umeshindwa hata kuomba moyo wako mzito sana una uchungu tele moyoni mwambie Yesu mwambie Yesu mwambie anaweza yote Yesu mwambie Isha uvaruke muri kiona niko kwenye shida niombeye ndoa yangu imevunjika wewe jua kwa maombi yako mimi nitasimama tena maombi yako tabarikiwa anaheri mtu yule ambaye kinywa chake huwabariki zake na kuombea abana hatwose tugirira neza tugukomeye amashi kugira ngo twishire mu bwami bwawe abemera ko ari Imana itugejeje hano kandi bagifita amaboko abiri nibayikomera iyo Mana amashimeshi jua kwa maombi yako nitasimama tena jua kwa maombi yako tabarikiwa jua kwa maombi yako mimi nitasimama tena jua kwa maombi yako nitabarikiwa jua kwa maombi yako mimi nitasimama tena jua kwa maombi yako nitabarikiwa turashimira mushumba na baraza yose y'abapastori mukora n'abadamu banyu n'abana banyu amen mwagize neza hamwe n'abayobozi ba department zose z'itorero Foursquare Blanche ya Kabuga hani Kabuga mwagize neza
kwakira abakozi b'Imana ndavuga amazina hamwe naje muri abagabo Amen. muri ntwari muri abanyabwenge narebye uduhanga twanyu mwese ukunda umuhamure umuntu wese wageze hano ijuru riragusetsa tumbaza Hallelujah. ariko riragusetsa Hallelujah. jua kwa maombi yako Mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. jua Mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. birashoboka ko hari abandi bapastori baturutse muri matorero muri ababyeyi bacu harimo n'ababyeyi nabonye hano bakuze ndetse banadusengeye badutosha mu murimo w'Imana kubabona mwese muri aha ngaha n'abakunda iri torero muri abantu bese umuntu atabashimiye n'ingaho abaye gito kuba mwicaye kuri iyo ndebe reka naje ntangaze mvuge ngo ijuru rizi kugira neza kuko biravuga ngo abananiwe guterana ngo bararimbutse ariko kuba mwebwe umugoroba mwawufashe kugira ngo mwicare hano muticaye kuri kaoshi cyangwa mwicare kuri kanabera cyangwa kuri simba hakika ya Mungu ndabarahiriye uyu mugoroba Imana irakora igitangaza ndabishimiye mwese mumfashe dushimira leta yacu y'u Rwanda kutwemera tugaterana kandi tugaterana turi simati ibintu byose biri simati hanze hari simati mu rusengero hari simati amashimeshi dushimira igihugu cyacu cy'u Rwanda hanyuma munemerere twakira abadukurikiranye online nabona abantu beza kuko hari ikintu kigera ku bintu bitandatu mvuge bibiri gusa ikintu ca mbere kubona bakugana ikintu ca kabiri umuntu kugushigikira muco wakoze nukuvuga ngo uyibona bakugana sase 2 ukabona abantu bashobora kurekura amafaranga bakagushigikira mu gikorwa ubo warakoze abo bantu nushobora uzabandike muri agenda nutabishobora bashire muri upside yawe uzubarebera igihe uzaza usenga cyose uvuge ngo Mana abo bantu barashigikiye kuko ndi wihagisha umumotari akeneye umuntu atwara habe n'umuntu ucuruza inyanya akeneye umuntu umubwira ngo nangahe n'ucuruza intoryi nawe akavuga ngo sinangahe hanyuma inkono nayo ikakira ibyayo tibirekera aho ngaho ababirya biteka umuntu umwe ariko twahurira ku meza turi abantu bamwe n'ibikara bagira apetinishi abandi narimba kumbuye nitwa Matayo nta mahizi muhoza tuyi Bugande imbarare isingiro n'umushumba mu itorero rya Holy Spirit Fire Church Imana yangiriye neza umudamu n'umwe abana batandatu abuzukuru batatu mureke kugera amaretare yo gushaka kugira ngo muzakomeze murera abana mu gifite imbaraga tuganira kuri topic vuga ngo gutunga umutima w'ubwenge ndamukiriza abantu babiri umubwire ngo ikinyamakuru kizanywe n'ijuru n'amatayo no gutunga umutima w'ubwenge sijaiona nyingine siku achana imetoweka leo Mungu anazijua taji zote tusome ibitabo bibiri turirimbe Zaburi ya 90 umurongo wa 12 Zaburi ya 90 ariyo turirimba Zaburi ya Mose bice 90 n'umurongo wa 12 hanyuma abami ba mbere ibice ni bitatu umurongo wa 12 wa 13 umuhanga uzi gusoma neza utajijinganye usoma kabisa wabiherewe hari abantu basoma bakisomera ariko hari umuntu ugira impano yasomye utangira kwerekwa ibintu ikaze kuhabo Zaburi ya 90 umurongo wa 12 yego data utwigishe kubara iminsi yacu yego uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge wemanuka ku 13 Uwiteka agaruka kuko watinze uzageza ryari rekera aho ngaho abami ba mbere ibice bitatu 12 iduze yagize imbaraga uyu munsi
abami ba mbere 13:12 kugeza ku 13. dusome. Soma data. nuko nkugiriye uko usabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira, ntawe uzahwana nawe. Amen. Okay. Suranga data. Juruwe tegeka yose Juruwe tegeka yose Juruwe tegeka Juruwe umugabo warebaga kure. Icyakabiri tubasha kubara abishite imibare ubwo murumvise. Icyagatatu dutunge. Icyakane imitima amplis y'ubwenge. Amen. Amen. Juruwe yibanze ku bintu bitatu. Ikintu cya mbere yibanze ku mugabo Imana yahisemo yonyine iramanukira mubwira ngo Ibrahimu vayo ugende mu gihugu nzakwereka. Imana yari yamwizeye. Usomye Bibiliya ngo arangize Ibrahimu arasinzira. Arangije gusinzira Imana iravuga ngo kubera kuko usinzire ku gicaniro ubwoko bwawe bwose buzaje mu minyago. Noneho Mose ngo haseruke yinjira muri biblioteke. Nushaka gukomera uzugenda muri pasi. Imana yavuze iki? De abakubanjirije yabavuze iki? 3 muri presa ndakora iki? 4 fitire ndategura iki? Yego. Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera.
gusaba ubwenge turimo gusenya ibintu hanga ijuru yambe iyambe akome nimuzamure ibiganza nimuvuge ngo haleluya. Aravuga ngo uwacu wasinziriye Imana igahindura system. Yego. Ngomba kuba mukini. Vuga ngo kuba maso. Yego. Akika. Reka mbegere buke. Ngo barebye muri pase. Uyu wacu Imana yaramwizeye. Imuheza ijambo. Vayo genda. Ariko ngo asinzire irongera iravuga. Reka kubwira nta kindi kiza gitumira ihindura system. Ijuga twakora ibyikunze igahindura system. Mose yamaririmbye iryo zaburi. Aravuga ngo utwigishe kubara Messi yacu kugira ngo tubashe gutunga imitima y'ubwenge. Gutunga imitima y'ubwenge. Icyakabiri ngo ndihuta. Mose ngo areba muri pase ngo asanga icyo mama yamukoreye umubyara. Ise akomoka mu Bamerari. Ise ntiyashurirwa ariko mama we areshurirwa. Nubona nyoko atinze gushurirwa ijuru rishana n'abashurirwa. Igihugu cy'u Rwanda gikorana n'abantu bagira Yego. haba n'urusengero Foursquare rukorana n'abayishurirwa. Nutakarza abantu ngo baguhishurirwe ibyawe utakufa haraka. Ariko kuri kurimo hishurirwa. Mu yandi magambo vumbura. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo ikigezweho nukuvumbura. Wavumbuye Facebook numukire. Wavumbuye WhatsApp numukire. Wavumbuye Imo numukire. Abakomeye suburebure. Abakomeye subunini. Abakomeye nabavumbura. Ra Juruwe Amash Juruwe impamvu zibiri. Amenya uburemere bw'uburetwa barimo. Nutamenya ikigutsikana tuzakiva. Numenya ikigutsikana uzakikura. Menya. Biravuga ngo nimushakashake kumenya ibyo Imana ashima. Yego. Imana igendana n'abamenyi. Halo. Ngo mushudusengere. Uzabasengera. Habe na Yesu yasize ibyifuzo. Asiga udutipe tutumuga tugihari. Zikanswe Matayo. Ubu iyikuru ndiko kuguha. Iyaje kwa kwishuri bari kunishura. Ariko nyiguhereye ubuntu. Kingura amatwe utahana ibisubizo. Shuruwe Shuruwe Tegeka Doseyemera Shuruwe Shuruwe
aravuga ngo umuhungu wese uzavuka uzahotore abwira abaforoma naho yatangaje nyina wa Mose aravuga ngo itangazo ryawe yarikandagira reka batangaze wowe kandagira bakurwanye kandagira bakwitange kandagira bakubuza amahoro kandagira ijuru ikiaki kugwanya cyose kikubisa winjira mu bisubizo nimuzamura ibiganza haleluya 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 sema ya ikakaka ngakome nino kubesha ufite imbaraga mani imbaraga zawe zirakomeye mani imbaraga zawe zirakomeye uzureka bavuga ati bareka kuvuga n'abatanga amatangazo ati bareka kuyatanga ariko ni nasiri nawe Yesu kanifanya niwe jasiri Wamani nayo niki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikirukaruka Hosana amen yama abari hano dutange haleluya sengala kakome tata angururu salami andala kolo mesika irashimana ndayumvise manu tugira neza utubanzirizeho twegwa abanyarwanda barahanga hano abanyarwandakazi numara ushabuke n'ahandi nimugera mutyo Imana igutsindira ibihome byari nimugera mutyo sema chikamo nashawe wakomana gamuke chikamo nashawe wakomana gamuke chikamo ikala ima mambo hisila komesi taba mana ndategetse umurwayi wese uri muno nabe muzima mu izina rya Yesu ibitagenda neza mu bana bawe mu ishuri ndategetse ngo nibigende neza mu izina rya Yesu atukuzwe tugatekereza isingo ibanze ishuri wowe wenyine ufite ubutunzi bwogaburira isi mbisubiyemo tugatekereze ngo force kweya ibanze kubwira ngo dufite amasengesho muri wewe ufite bagage amuzamukanye ku misozi turuwamwa irangiye ahindura system ijuru ikorera muri system umuryango wanyine mu dufite system uzarebe n'abantu bafite wifi uzugara mu nzu yabo bakaguha code batayiguhaisha worira biba mambo muraje gusoka barakwakiriza amatara ayo nturara mu mwijima habe na cash power iyo rangiye amayinite uzuhituze kandi ndi uzukubwira ngo turasime uzuja kureba ati yashize bigasaba system papa isi yogira system Imana dukorera ereke kujana n'abazi system amakuru nayengaye agezweho kandi iki ni ikinyamakuru kidatanzwe na BBC Imana yagize akazi kenshi ijuru n'amatayo nitwe turaho ndabona abantu bandika reka bandike bino bintu turi mu gitaramo kandi turasengera abantu niturangiza
umuntu uza gushaka umugisha ari amashyira mu modoka anjana aho ngiye hakika ni muzamuri bikaza haleluya mwarangize byayerekwa ikintu cya kabiri ngo amaboko agaseke nimugire amaboko yanyu gutya ngo mwabuze akazi mufite amaboko nimukore mu mutwe mwabuze akazi mufite itete nimukore ku maguru yanyu aho rakigitangaza kiraba aho ikindi abafite amatelefone nimuyazamure menshi none sizo telefone niziki nizo kureba gusa TikTok ikiziki nyejana cyo kutagira amayerekwa abatunze umutima w'ubwenge bagiraho bava bakagiraho bagera urusaku rw'amagambo rwararangiye kiza kivuga nibikorwa isi tigizwe n'amagambo menshi isi igizwe n'ibikorwa nubona ushatse umwana w'umukobwa akaza mu rugo imyaka 3 ntakandu arahishurirwa uzamujane prayer mountain uje gusenga si wenyine kuko ibicaniro by'iwabo tibizomwemerera ugomba gwishurirwa kugira ngo ukore visite neza umenye igihe gituma uyu mwana w'umukobwa azasaba le 1er janvier mpaka décembre ntakintu nakimarazana chapati tigoye nukuvanga gusa ukayikanda abantu bafite apetiza za chapati hano ni benshi cyane urekege indazi cake ni hatari ibinyomoro ni hatari ibirayi ni hatari ibijumba by'ingozi ntuvuga amakuru aho inyange nimugera muri twese turi mu kwiyima tiyatanzwe n'abandi nabafite umutima w'ubwenge namukiza mwene wanyu umubwire ngo akazi ndikabuze kakurimo wananiwe guhagurika nimuzamure bikaza ayawe ushobora kwishurirwa ariko ndumenya handu ujana ibikorwa paske twese tugira amayerekwa ariko ujana ibikorwa sahandu gusa okay nyina wa Mose aravuga tubwo umugabo yarangaye Miriam ni umukobwa muto ariko umaze gukora uzi cyo gukora simusiga ntugasiga umuntu uri hafi yawe abakuru baravuga ngo ntangizi yigize umuntu agirwa nundi yego bambwiye ngo curange sente mwese mutaha ariko bwira Matayo ngo duhe topic ego cyangwa ririmba ego no ririmba 200 ubunyine karirimba ubunyine 200 zigahita soka kuko ni bidimu ibyo ntunze ku musozi abonye ko byakomeye yamamanuka n'akagaseke na Mose amutiburiye mu mazi Bibiliya avuga ngo Yesu n'amazi yiki y'ubugingo okay mu yandi magambo amujana muri province y'ubwambi bw'ijuru zwishuri ko hantu jana ibintu nimba warajanye n'abanyebwe mu bukobwa ukaba warashatswe bakananirwa gukora tukazuhamagara muharakaze reka banebwe hamagara abantu bari muri standard yawe abantu bashobora kugeza ibitekerezo bikakugeza uri umunyamuka hari kuracashorerana n'abazefu ngo ihene y'inyoni iyo wayiziritse nitaza yona irona tu andika rino jambo wawe bandika nukora ibintu binini Imana izakora hakomeye igutere financement no umuntu ntangana nukoresha umuntu angana n'imitekerereze ye ushobora kubura inzobe kandi inzobe zishaka kugira abafana benshi hari kureba Imana bamwe yabagize ibikara abandi bamwe baheza injwiri abandi baheza irende kandi twese tugenda twese urutundi ni wagize ishurirwa akagukora ibikorwa financement ibuze nimugera muri dore imbaraga zibarimo Banyarwanda kasi umva ikinyamakuru cy'ubwami bw'ijuru muri uyu mugoroba gisohotse mutunge
imitima y'ubwenge. Imumva igitangaza kibaye. Imana ngo yamikora muri presidence mu Rwanda. Nyina wa Mose n'umuretwa. Ariko kubera ko yakoze ibintu bifite capacity yo mu rwego rwo jema. Okay. Sasa uyu mutipe ubwo ashizwe hano mu mazi. Amazi ndiyo mwica. Ni mwene wacu twebwe turamazi y'ubugingo kandi bamutaye mu mazi. Reka turamira umuntu. Ngo barangize kubera kuko financement ntigera ku bantu bose, ariko kubera ko yakoze umuntu umwe abanyesiraheli bose ngo bagira agaciro, abayiburayo bose bagira agaciro. Ukiza umuryango wanyu si batanu n'umwe. Umuntu umwe yakizisi, umuntu umwe yakubaka igihugu, umuntu umwe yazamura kampuni agaheza abantu tuzi. Impamvu hayo uryama turimenya ikikurimo. Numenye ikikurimo. Ikikurimo. Yisanga muri presidence, yiga science, yiga amategeko, yiga medicine, ariko ibintu byose agronomy arayiga. Umutipe ngo asohoka ari professor arazamuka, ariko igihe kigere ngo yamavuga ngo nico cyatumye Mose ngo yanga kwitwa umwana wande umukobwa wa Farawo, ngo bituma yemera. Reka nkubwire nabareba kure ngo ahita hunga ngo nimumve iki kintu. Iyo watangije neza ukomeza neza. Pima mambo kanga ngwashika kwa Yetiro, ngwasanga Yetiro afite abakobwa barindwi kandi ngo ndibarabanebwe ngo bahoraga baja guheza imikumbi ngo amanzi yo kunywa. Joseph ngo ahishurirwa y'amazi bamutayemo, nawe yamayicara kwiriba kandi uwo riba nta wundi ni Yesu Kristo. Sinzi aho uri mu kwicara, uri mu kwicara he. Kabiri ngo amenya igihe cye, uri mu ndagira season ye. Ureke kungwanya muri season yaje. Nungwanya uzapfa vuba kandi ukenyutse. Ngo amenya season ye. Kabiri ngo akoresha imbaraga ze. Yamba kubita ngo batipe bagiriraga babakobwa nabi ngo bagataha na leta. Hari ibintu biri mu gutuma ugira leta. Mashuri wagize leta, muri business wagize leta, muri company wagize leta. Uyu mugoroba ndahanuye leta yari kwikugendagendaho nk'umugaragu w'Imana isumba byose. Uyu munsi wa none Imana igukura muri leta mu izina rya Yesu Kristo. Nimumve amakuru ngo barazamuka ngo bataha kare. Ndahanuye uyu munsi wa none Imana iguhuze nikigushobora kuguhuza uwijira mu bisubizo byawe hakiri kare. Imana iguhuze n'umuntu wakwijisa mu bisubizo byawe hakiri kare. Mbisubiyemo uraho pasa nari ngukumbuye. Reka nguhobe aya mavuta nawe agufata. Ndamukiriza mwene wanyu mwicaranye umubwire ngo Imana iguhuze n'umuntu ukwinjiza mu bintu hakiri kare. Atekisila mwakoze kwandika muri abahanga n'abandi kwiyemera ibise wabivumbuye wowe, ibise warabisomye. Oya waruzi matematike muri Kongo. Ababirigi buriya baratwishe. Ababirigi man turinde umwuka w'ababirigi bama batwinjiza gusa twese pedagogy wizikiwa peda wizik peda ababirigi ma ababirigi nimutunga hamwe muvuga ngo man uturunde umwuka w'ababirigi mumumenye mumwiyeke uyo Satani yo kahenda Adamu na Eva tashagirega nabo ayi eyawe bisara babaza kwa mwatashe kare badada watoto wangu mbona mmerudi mapema kumekuwa nini? Anamwambia ngo kuna Mumisri mmoja ambaye tumekutana naye. Ndahano uyu munsi wano Imana iguhuza n'umuntu. Haleluya. Kugirira akamaro. Haleluya. Usumwe nahuye nawe hariya mu mujyi wa Kigali aho ziposta ke nari mvuye mu ivuga butumwa
anakora ko Imana mfite inzara yayikomanga kandi umuntu yagize inzara adashaka ngo kureba imirari kandi ndayo bagira iwabo hakika ya Mungu ndangize namavuga ati uyu mugabo mbonye reka nano nimwegere ndamubwira ngo muzehe uri umuntu mwiza kuva naba hose ndabona umuntu mwiza ngaho ngo uvuze iki uri umuntu mwiza ati nkurikira twamatugana ku marembo handitse habaga restaurant ndavuga ati okay ubwo twinjiye hano umuntu nabwiye ngo ni mwiza ndamukiriza umuntu umubwire ngo mu kanwa kawe niho hari ibisubizo nakukomesha leo ndiyarurira hari umuntu usuru agakabisha ariko uwo munsi narakabisha nariyaruriye biraruwa neza bikaza bimeneka ndavuga nibishaka bimeneka ariko ibisigara biradivasingana n'ijuru n'amatayo ndasenza uyu mugoroba gutunga umutima w'ubwenge Imana uhayikorera ibyari bigutsikamiye byose nibikurakura mu izina rya Yesu Kristo umva amakuru y'ubwami bw'ijuru yeme turi kumwe yego cyangwa nabatindi oya turi kumwe ni muzamuri bikaza sama arababwira ati muje kubazana muje kumuzana uyu munsi wa none Imana igukorera ikintu ikwinjiza mu byawe wicara mu byawe ibyagutsikamiye byose kubite ibisenye ibihondahonde ibonagure irandure shiramo agasirimba buke nilikuwa kijana na misasa mzee lakini sijaona mwenye haki ameacha wala uso wake ukiomba chakula nabuke tukakasi nilikuwa na misasa mzee atikisi epipasi wala usao ukiomba mchana baba au bariki mchana kubura ibibazo ibisika by'abantu kubura jagiya kubura yawe mukoma amashi cyane mama mashini yawe dusangire
gutsikamye bikuze uyu mugoroba wa Devrasi. Haleluya, haleluya, berekera hano. Haleluya, haleluya, hano data we iraje Imana. Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Gutsikamye bikuve. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Haruguru we. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema yeye. Tibura da, tibura. Kubita kula. Senyuka kubana bacu. Kubuzu kurusenya. Muri za business. Nami sasa ni mzee lakini sijaona dunia. Sanyuka, sanyuka. Nimwichare nijuri mu kazi. Macho ya Bwana. Yaona pote. Macho ya Bwana. Baba Mungu tengeneza njia. Macho ya Bwana. Yaona pote. Macho ya Bwana. Yaona pote. Yego. Macho ya Bwana. Yaona pote. Macho ya Bwana. Yaona pote. Macho ya Bwana. Yaona pote. Imba sabana we. Hili sangala. Imana iza gukoresha ibintu bikomeye muri fitire yawe. Izibanza ikagucisha mu butayu. Andika iryo jambo. Ubu mbona nashiye mu butayu. Nubatse uruzitiro rw'idolari 10 amezi 3 inkoko ndibona hice. Yego. $10 ibihumbi 10 n'abingaye by'amanyarwanda. Amezi 3 inkoko. Wari wazitera inkoko we? Oya. Nambaye ikirato kiratoboka. Ninjire mu giterane kubera kugenda mu muhanda mu nzira z'amataka mu bibogobogo. Imvura yaguye. Urwondo rurinjira. Rutaramana n'icumi. Kandi ndi konditere uririmbaga indirimbo zose. Elia nabii wa Mungu Jehova. Sha abari mu giterane gukora ari yacu yicaye iburasirazuba. Bona bose bifashe ku mazuru. Naje ngo ntegere gutya numvaga humura kukarazamuka. Ndavuga ngo iki ni kibazo kibaye. Ubutayi. Turatarama ngo tutarama gutya. Imana irambwira ngo uzagendera mu ndege kandi uzabwiriza abantu bitwa baganda. Ze ndi muganda kati. Naye mburira mu Uganda. Ekigambo cya Katonda kimburira. Naye Bible yo Luganda no Lunyankore no Luzungu nyogera. Lwachi Katonda ngagenda kukozesa byamagera. Uwita mudungu. Tushobora kugera akomeye utaraciye mu butayu. Mpumurisha abantu bose. Sinzi ubutayu bugushore. Yego. Nimugera mutya. Imana ibukubure. Yego. Mugera mutya. Shiramo gasa. Twicaye nta umuntu wagasa. Ubutayu bushore abe. Kubura mana we. Ubupfunga ibibwirizwa. Mama tugana gutya.
ntumujanye umuntu utunze umutima w'ubwenge azi imvugo yo kuvugira imbere y'abakomeye ugushigikiye afite capacity yagushizemo iyo yakuyemo ubwoba akabushobora icyo uvuze kiza cyone Fara waramubwira ngo hamutaenda na kitu chochote ariko Fara Mose aramubwira ati umve muze icyo wayivuga turajana n'ibyacu byose habe n'inkarano tutakusanya dufite amashakoshi ibikapu tuzatereramo habe n'inkoko n'injiwe ntayo tuzagusigira ndasenze uyu munsi ibyari bigutsikamiye ishaka kujana ibyawe tubonanye namwe 2025 uku kwezi gusigaye ayi ndanezerewe matayo twinjira muri 2026 yego nimugera mutya bwira ngo wabibazo we ndagusezereye wabibazo ndagusezereye iyi tariki ninjiye mu bisubizo byanje takitagira amata iyo ushigikiwe n'Imana yego inyanja itukura ibibonyi irahunga imisozi aragaza wazira komeye tanga yanga noneho uwo mwicaranye atega amaboko yombi uzi ukubitaho umuhinduranye uko ukubitaho Imana yuzuza ibisubizo mu maboko yawe inyanja itukura ibibonyi irahunga turanga Yorodani muhinduranye yawe data we yawe data inyanja itukura mukoma amashozi Yorodani irakenshi umugongo nimuzamure takeza haleluya 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 sama ya tatenele kirangala la sila trotani passis ego Mota farida netas tato omni farida nesas ugiye hanze wagenda sawa tukanibwirwe kandi niwumva umuntu ufite izina kavuga ngo Timoteyo Matayo Joyce Matayo tukamureke iraje Imana imisozi farida netas uragiye nibyo genda uzahura n'abagabo babiri umwe ni umuzungu undi ni umunyafurika kandi uvuga indi zitatu igifaransa igiswahili imvugo ya gatatu ni imvugo utarumva mu matwi yawe kuva wavugayo ariko uwo muntu ni umunyafurika afite izuru rinini cyane w'igikara aza kugirira neza nibyo tubyandike kandi afite kampani ahantu ugiye ayo makuru muyandike ganula funga musa mambo funga musa tubyandike Mota farida netas Meri farida netas mwiriwe yacitse kurukima abantu bose bari hano nimuzamure ibiganza nimukomere Imana amashimeshi ninje wa wundi wasomye amagambo y'Imana yego iyo utinze ku gatuti sibye shema
mbabwirize muri aya magambo gira tubasenge alatasipe pasi Notes, Sanita. Kalase, umugabo witwa Regalase. Salomo mwene Dawudi muzukuru wa Isaya ibintu bitanu byiwe bya Salomo byandike nabonye umuhamwandika icyambere yamenye kode y'Imana ikunda zamuka Gibeyoni yego cyakabiri yazamuka ari imbokomboko ushobora kuzamuka ariko ukazamuka uri imbokomboko leta pesi amenya kode y'Imana ikunda de yazamuka ari imbokomboko amaturo nk'igihumbi arazamuka Imana iremwe muri systeme yo gukora Yego. hari ibintu bitanu bikomeye kwisi n'abakomeye icyambere education icyakabiri abantu bakora bashaka ifaranga tukamurwanya wopfa vuba umuntu nakurusha ifaranga ni garamfurere yawe hano kwisi ariko mu buryo bw'umwuka numurusha gusenga no gushaka Imana uri garamfurere ko akakurushiza azagukoresha asenze ngo Imana ikurinde kutagira ifaranga zimwe zazituruka iburasirazuba izindi burengerazuba habe no kuri momo yawe inyeganyego y'umugoroba kandi reka nkubwire message yazanye ifaranga ntizi sanka zazindi tiziyoberana uzuye kubitamo gutya kwa musanga handitseho M nuko ndasenze uyu munsi yego inyeganyeza amatelefone yawe haleluya abavuze amina bibabe gutyo amen bima Relax. iyi ni imbaraga ni imbaraga y'abantu Yego. abashinwa aho bageze hose babona akazi education gukora abantu hari umugabo umwe wacu yabyaye abana b'abahungu 8 ariko ndiyagira ngika abandi akaba ari bo bamufasha kumuha amata none abana biwe bose 6 bari muri Amerika none ubu nyine ceceka tiyarekuye Imana yakomeje Imana arasenga warangiza akaza akora ariko bikanga ariko arabyara abahungu 8 6 bari hanze ifaranga ceceka abantu nibagira abantu n'ubukire bukomeye cyane ico n'imbaraga ikindi gikomeye umuntu uzi kubaka network kujenga network turuzi ngeze Nairobi mfite network Nairobi ngeze muri Mozambique mfite yo network ngeze Sudan mfite yo network umuntu nakurusha network uzamugira inshuti yego icyanyuma gira ngaruke kuri bya bintu za Salomo nimuzamu haleluya nimukomere Imana amashimeshi n'umuntu usenga ubudasiba kuko ni ihame ry'Imana nuhura n'umuntu usenga ubudasiba Yego. uzamwegera uwo ni inshuti y'Imana kandi ho kubanza abantu uwo banza Imana ibyo bintu bitanu ndabibahaye kandi nta mafaranga mu birihire ubujumva abitahanye umunsi umwe bo guheza itorero muri Australia ugatanga iyo kuri ibintu bitanu umuzungu akaguheza kuba manager wa company yego bya bintu narifuza bya Salomo naringeze kuri 2 icya gatatu ni musamuri ibiganza haleluya bya Salomo Yego. ngo ise yari yaramuhaye umurage ngo amusigire inshuti nziza Yego. ngo arazikomeza izirimo umugabo witwa Hiramu witiro w'Isidoni uyagiraga abahungu batari abashangwa banebwe n'ubu nyine dufite abahungu buzuye mu gihugu cya Afrika ariko ngo akazi karabuze umuntu worangiza maîtrise ukaba lisansi warangiza ukanirwa kwihangira umushinga aho izo mbaraga ufite uzusabanye ku isabune sinobikora matayo mfite imbaraga n'ubu ndahinga mfite abuzukura mfite imyaka 48 urabona ko ndiko sirimba biravuga ngo ubwambi bw'Imana buraranira kandi intwarane zabugishe mu imbaraga nawe wowe gusa gusokoza irende gusa ikwafe n'ubwanwa maze kubutere ku bwanwa bwo mufite umuvuduko cyane umugore ubwo bwanwa yo gusarana ababacu yo umbaza makuru ubaza na revera hari abashatse bose ababacu nubwo butereka bukagera hano bukamera nk'ubw'abarabu papa kibazo bashaka amagambo sheri rasyo yashize sheri mu gikoni byagabanutse sheri kaga parfait kashize sheri urabizi se Christmas igiye kuba sheri hariho meshe zisohotse naho gawe uragenda igituza Inzara. ngo narangije maîtrise sawa uzambwira nitwa Matayo Yego. aga
yego aho ni sawa simvuze ngo abatere ku bwanwa n'ibibi mu butereke dore ko abantu baza bumva nabi ikaza kubinyenda muvana ngo Matayo kandi mwarangiza mukama mudutema ngo mumve ukuntu Matayo yavuze ngo kubatere ku bwanwa navuze ngo izo mbaraga ufite aba bacu dunia tulimo inayumba yumba kama nangirishe muri ayo magambo turacyari kumwe yego nimukomere Imana amashi haleluya icyongeyo cya Salomo ngo akomeze ubwo bushuti ari umuntu ubona ishuti yarangiza akayiteza akajagari ukomeze ishuti umuntu agira kote faible na kote fort atukuzwe tukaza wereka ishuti yawe kote faible uzumwereka fort ko muri twese nta mwiza utagira intego kote fort na kote faible nubwo uri muremure urayifite ariko mu buzima bwawe uzahishe kote faible ugaragaze fort icyanyuma atukuzwe agala salama Yego. banda yego ngo akora recherche ngo amenya abantu bakoranye na Dawudi mu gisirikare asanga hari umuhungu witwa Abiyatari iwabo ni Nayote ni iwabo ni wabo wa Yeremiya Anatote niho akomoka kandi ngo yari umutambyi ariko ngo yarazi gutanga morale Abiyatari kandi ngo agatera morale mu gisirikare ngo gatanga n'umusanzu reka ngubwire urashaka gukomera akagari nikavuga ngo hari igikorwa dukora buwa mbere umurenge nuvuga buwa mbere niba bavuga ngo dufite umuganda buwa mbere ibikorwa biza bivuga kurusha uburebure mbahaye ubwenge none tuzahura namwe 2026 kandi niduhura mu ndege uzavuga ngo wa munsi gutunga umutima w'ubwenge nabonye igitangaza yego barangize Imana iramubwira ngo Salo saba icyo ushaka gira nkiguhe aramubwira ngo sina mambo mengine sabje ngo umpeze umutima w'iki ubwenge nimwakira ijambo ry'Imana haleluya nuko nari mbasuye kuwa kabiri ko turataha tuja hariya mu rugo tuzaharara umunsi umwe tuzaba turi Nairobi mu giterane tuhave kandi tuzaba dufite ikindi giterane kuba ngo icumuri cyose kugeza ukwezi kurangiye ni giterane ukwezi kwa mbere dufite mu giterane bibiri ukwezi kwa kabiri dufite ikindi giterane Nairobi ukwezi kwa gatatu no kwa kane zabandi South Africa ngo baza bagenda gute reka mbabwire urashaka visa genda